Muraho nanone nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ari waduteguriye ibihe byiza akaduha igiterane cyaho dukomeza kungurana binyuze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye gusoma mu gitabo cy'Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 biravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, ni umurongo umwe mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 5. Bibiliya iratubwira ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ese kubera iki tubwira ngo Bibiliya tubwira ngo, cyangwa se Imana ifuza ko tugira umutima wari muri Kristo Yesu? Impamvu Imana ishaka ko buri muntu wese abana n'umutima wari muri Kristo Yesu, nuko umutima wari muri Kristo Yesu ari umutima w'Imana y'ubwayo. Kandi Imana ikabizi neza ko bigitangira nta muntu ufana n'uyu mutima, nta muntu ufite uyu mutima. Mu yandi magambo, twese tuvukana imitima idasanzwe itandukanye n'uyu mutima, ihabanye n'umutima w'Imana. Twese tuvukana umutima wo kwigira ibigande ku Mana. Twese tugira umutima wo kuba abanyamwigendaho. Mu magambo make, twese tuvukana umutima utandukanye n'Imana. Ariko iyo Imana turebye tubaho ubuzima bwaho tuyobowe n'umutima nk'uwo, Imana itugirira impuhwe. Imana bitera agahinda gakomeye mu mutima wayo, kuko yirebye ibona uyu mutima twavukanye mubi wanduye wa Satani utandukanye n'uw'Imana, turamutse tuguranye umutima wa Yesu Kristo wahoze muri Kristo ari umutima w'Imana, Imana ibona uburyo ki ubuzima bwacu bwaba ubuzima bw'ikuzo. Imana ibona ko ubuzima bwacu bwaba ubuzima bw'umunezero, bwaba ubuzima bw'ibyishimo. Niyo mpamvu Imana itubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ese umutima wari muri Kristo Yesu ugira urwango? Reka da. Ese umutima wari muri Kristo Yesu wiciraho iteka? Oya, ntibishoboka. Ese umutima wari muri Kristo Yesu wayobya umuntu? Oya, ntabwo byabaho. Ese umutima wari muri Kristo Yesu wagira ubwoba n'impungenge igihe uhuye n'amagorwa? Ntabwo ariko mbitekereza. Ese umutima wari muri Kristo Yesu waneshwa n'ikintu icyo ari cyo cyose? Nta na kimwe. Kubera ko umutima wari muri Kristo Yesu wabashije no kunesha urupfu. Nuko tubizi, Yesu yaje mu isi, avukira muri isi, arakura, ageze igihe cye atangira ivugabutumwa. Ariko igihe cyarageze aragambanirwa kugira ngo bamwice. Igihe cyarageze kuko baramwica. Ariko nubwo yapfuye, ikintu gitangaje, bitewe n'imbaraga zari muri we, bitewe n'ubutware bwari muri we, ntabwo urupfu rwigeze rumuherana. Kuko arafite ubumana muri we. Mu yandi magambo, Imana yari irashaka ko tugira ubumana muri twe. Buri muntu wese yakira umutima wari muri Kristo Yesu, nk'uko Yesu yabayeho hano mu isi, niko natwe twabaho. Umutima wa Yesu Kristo nta muntu wigeze wanga. Ariko si umutima tuvukana nawo bite? Umutima tuvukana ari umutima wa sekibi, ni umutima wuzuyemo urwango, ni umutima wuzuyemo ibi byose, ni umutima wuzuyemo kwiheba, kwiciraho iteka, ni umutima udashobora kugira ibyiringiro, ni umutima udashobora kunesha amagorwa ayo ari yo yose. Igihe cyose duhuye n'ibyago, nuko duhinda umushyitsi kandi tugatenguha bikomeye cyane. Mu gihe tubana, tukomeza kubana, cyangwa se mu gihe tukomeza kugundira umutima wa kamere twavukanye. Ariko kuko Imana idukunda, yaduhaye Yesu kugira ngo Yesu abashe kugenga ubuzima bwacu. Ubwo Yesu yatangiraga ivugabutumwa, niwo mutima yari afitiye Abafarisayo ndetse n'abanditsi ndetse n'Abasadukayo. Abantu bose bariho kiragiye niwo mutima Yesu yarabafitiye.
yashakaga ko bakira umutima uri muri we, imibereho yabo yose igahinduka. Aba bafite ikibazo cy'ubugingo buhoraho, icyo kibazo kigakemuka. Yesu yararebaga akabona umutima wari muri we uramutse uyoboye aba bantu, wabayobora mu cyerekezo kizima, ibintu byagenda neza. Ariko kubera ko atari ko babibonaga, kubera ko bakomeje kwizera imitima yabo ya kamere, ya mitima bakiriye iturutse ku mubi binyuze mu mukuru wa mbere wacu Adamu, bakomeje guhakana ibyo Yesu babwiraga, bakomeje kurwanya Yesu Kristo. Iyo dusiye mu gitabo cya Matayo igice cya 23 umurongo wa 13, biravuga ngo ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mugarira ubwami bwo mu ijuru mu bantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimwinjiremo, kandi n'abashaka kwinjiramo ntibubakundire. Tutangira iki cyigisho twabonye ko umuyobozi ni ikintu cy'ingenzi. Mu gihe umuyobozi ayobye, ibintu byose birayoba, abamukurikiye bose barayoba. Igihe cya Yesu abanditsi n'abafarisayo, abantu Yesu yitaga indyarya, barabigisha abantu, barabigisha kandi imitima y'abantu ikaba yarabizeye cyane. Kuko impamvu yari bizeye ni uko bari abantu bababwira ko babayoboye mu bwami bwo mu ijuru. Bari abantu bahagararaga imbere yabo, bakahagarara nk'abantu bakomeye cyane, nk'abantu bari mu mwuka w'Imana. Bityo abantu bakabizera koko nk'abantu bayobowe n'Imana. Niyo mpamvu batekerezaga ngo aba bantu bayobowe n'Imana bazatuyobora neza. Ariko ikibazo gihari ni kimwe. Yesu ubwo yageraga mu isi, yasanze imiyoborere ya gifarisayo ari imiyoborere yohereza abantu mu rwobo rw'iborero. Yasanze imyigishirize yabo, imyemerere yabo, ni imyemerere idashobora guha abantu ibyishimo cyangwa se ibyiringiro. Kuko Yesu ubwe arerekana ko bo ubwabo ntibigeze binjira, kandi bakabuza n'abashaka kwinjira. Kuvuga ngo babuza abashaka kwinjira ni uko babegeshaga ko iby'ubwami bw'Imana bifite aho bihuriye n'amategeko, kubahiriza amategeko. Bigishaga abantu ko kugira ngo bemerwe n'Imana, babashe kujya mu bwami bw'Imana, bagomba kubahiriza amategeko yose uko yakabaye, amategeko ya Mose niyo mvuga. Abantu bakagerageza n'umurava wabo wose n'umwete wabo wose kugira ngo barebe ko bubahiriza amategeko, ariko nta muntu n'umwe yigeze abasha kuyubahiriza. Rero ikintu babashaga gukora bano bantu ni uguhora igihe cyose batuma abantu biciraho urubanza, mu mitima yabo biciraho iteka. Kubera ko abantu mu mitima bahoraga biciraho iteka, nta munsi n'umwe bigeze bagira ibyiringiro by'uko bazareba Imana. Abantu barakoraga cyane, bagakora iby'amategeko bababwira, ariko n'ahandi bakumva urubanza rudashira muri bo. Hari ubwo twibwira ngo iki gihe cyari igihe cy'abafarisayo, ariko mwitegereje neza mwasanga ibi bihe byari mu gihe cya Yesu na n'uyu munsi biriho. Abantu benshi bamwe nubwo bavuga ngo bayoboye abantu mu bwami bw'Imana, nubwo byitwa ngo bafite abantu bashinzwe kwegereza Imana, usanga ko kubegereza Imana bajyana kure cyane y'Imana. Usanga babigisha ngo kugira ngo bemerwe n'Imana, kugira ngo abantu bakwiriye mu maso y'Imana, nuko bagomba kugira ikintu bakora, nubwo bagomba kwitwara neza bakaba abantu beza, nuko bagomba kuzibukira icyaha n'igisa nacyo. Ariko ikibazo kimwe gihari, ese kuko umuntu ashobora kuzibukira icyaha burundu ku buryo atazongera kwibonaho inenge n'umunsi n'umwe? Bigitangira niko abantu benshi batekereza, ariko kuri nuko ibintu ntabwo bishoboka. Nubwo umuntu yakwigengesera gute, ntekereza ko nubwo umuntu yava kuri uyu mubumbe w'isi akajya ku wundi mubumbe, ntabwo byakuraho ko umuntu areka kwicira iteka mu mutima we. Ntabwo byarikuraho ko umuntu atisangaho inenge n'umunsi n'umwe. Kuko binyuze no mu bitekerezo turabantu bahora batekereza ibintu bibi ku bandi. Usibye n'ibyo, niyo tuvuze amagambo ava mu kanwa kacu ntabatunganye. Ese kuko umuntu yatungana kuburyo atazongera kubaho inenge n'umunsi n'umwe? Wisevye neza buri muntu wese uzumye asanga atari ko bimeze.
ariko samo Yesu yita abigisha b'inyuma cyangwa se abantu b'inyuma bigisha gute cyangwa se babwira abantu bate? Babwira abantu ko kugira ngo abantu bakwiriye nuko bagomba gutungana imbere y'Imana mu byo bakora, mu ko babaho, imigendere yabo, imivugire yabo. Bagomba kuba abantu batunganye, bakirinda igisa n'icyasha mu maso y'Imana. Ariko ibi ntibyashoboka. Nibyo Yesu ari kuvuga ngo aba bantu ntabwo binjiye, ahubwo bahagarara mu miryango bakabuza n'abashaka kwinjira kugererayo. Kuko igihe cyose bahora bereka abantu ko badakwiriye, bahora bereka abantu ko badakwiriye kubera ko ibi bidatunganye, n'abira batabitunganyije, n'abira batabitunganyije, mu mitima bani igihe cyose bahora bumva ko hari ikintu bakennye, hari ikintu babura bagomba gusoza. Ariko Yesu Kristo ubwo yazaga, yazanye inyigisho itandukanye n'ingiyi. Yaje ari umuntu uje gufata imitima y'abantu akayihuza n'Imana. Birerekana ko Yesu yaje mu isi ari umuhuza. Yesu yarazi ikibazo kiri hagati y'umuntu n'Imana. Yarazi ko ari urukuta rw'icyaha rwabatandukanyaga. Urukuta rw'icyaha rwatandukanyaga umuntu n'Imana. Yesu ko yararusobanukiwe, yaraje kugira ngo rubashe gukurwaho, wa muntu yongere kugarana ubusabane n'Imana. Kugira ngo urukuta rw'icyaha rubashe kuvaho, si umuntu ushobora kurwana narwo kugira ngo rukureho. Kubera ko kabone n'ubwo umuntu yarwana n'urukuta rw'icyaha ngo rukureho, abashe kunga ubumwe n'Imana, abashe gusabana n'Imana, ntabwo mu bushobozi bw'umuntu ibi bintu birimo. Ariko se abatabizi bavuga ngo iki? Baravuga ngo gerageza cyane, hatana cyane, rwana, senga cyane. Bakibwira ko hari amasengesho menshi ashobora gusenyera n'urukuta rw'icyaha rukavaho. Ariko igihe hari nuko ntibishoboka ko umuhati w'umuntu, kwemeza k'umuntu, icyava ku muntu icyo ari cyo cyose, ntabwo gishobora gukura n'urusika rw'icyaha rwatandukanyaga umuntu n'Imana. Niyo mpamvu Yesu yaraje kubera ko yarazi ko umuntu yatsinzwe, yarananiwe, ntiyabishobora. Rero yaraje kugira ngo uyu muntu wananiwe amwizere, noneho abashe kubimukorera. Ariko Yesu ntabwo ashobora kubikorera umuntu utamwizera. Abantu kutizera Yesu bivuze ko bizeye. Ese waba wizeye kwizera Yesu gute? Ntibishoboka. Kugira ngo ubashe kwizera Yesu, nuko wowe ubwawe witakariza icyizere. Byarananiye, sinabishobora. Kubahiriza amategeko n'ibintu ntashobora. Nubwo nabigerageza ubuzima bwanjye bwose, namenye ko ari ibintu ntabasha. Kwirinda icyaha nasanze atari ikintu ntashobora. Ariko mu gihe umuntu akibana n'umutima wo kuvuga ngo yabishobora, arakomeza akarwana imyaka 10, imyaka 20, imyaka ubuzima bwe bwose ugasanga arinze apfa, n'ubundi iki cyaha imbere kitararangira. Ariko umuntu amenye ngo sinabishobora, naratsinzwe. Yesu nuko afata icyo kintu akagikora, kandi akagikora neza cyane. Rero kubera ko Yesu yaje yigisha bitandukanye n'Abafarisayo bigishaga, Yesu ataje asaba abantu kugira icyo bakora ngo batsindishirizwe, Abafarisayo ntabwo bamwemeye. Baramwanze, baramurwanya. Baramurwanyije, barwanya n'inyigisho ye. Ariko ibyo yigishaga nuko byari ukuri, kwari ukuri guturutse ku Mana. Ni umunsi niko bimeze. Ntabwo abantu bashaka gutsindishirizwa, ahubwo abantu bashaka kwitsindishirizaho ubwabo. Kubera ko nyuma y'uko Yesu amaze kurangiza iby'ivugabutumwa rye, birerekana ko yafashwe akajyana ku musaraba. Se ku musaraba hakora iki? Ku musaraba nta kindi yakoze, nuko yapfuye. Yapfuye urupfu rwo ku musaraba. Ubwo yapfaga, birerekana ko atari yipfiriye, kuko ntiyarapfiriye ibyaha byawe, ahubwo yarapfiriye ibyaha byanjye nawe. Impamvu yarapfiriye ibyaha byanjye nawe, nuko twebwe tutari dufite ubushobozi bwo gupfira ibyaha byacu. Ariko Yesu Kristo arashaka ko twizera ko iki gikorwa cyo gupfira ku musaraba nitwe cyakorera, nta wundi. Nitwe abariho ubu, nitwe bazabaho, n'abandi babayeho. Yesu yagikoreye, Yesu yagikoreye isi yose. Niyo mpamvu Yesu ashaka ko kwizera kwacu gushingira kuri kino gikorwa. Buri wese akamenya ngo burya Yesu yarapfuye, yapfuye urupfu rwo ku musaraba, ari njyewe arupfiriye. Ese ubwo Yesu niba arampfiriye nanjye ndo gupfa? Oya.
Yesu niba yaradupfiriye twebwe ntitugipfuye. Mane magambo Yesu ko yadupfiriye ntabwo tukirimbutse. Nicyo birishaka kutubwira. Ariko mu gihe tudashobora kwizera iki gikorwa cya Yesu Kristo ku musaraba, nta kindi kiba kidutegereje usibye kurimbuka by'iteka ryose. Ese kuki abantu barimbuka? Ntabwo barimbuka kuba ko bakoze ibyaha byinshi. Ntabwo abantu barimbuka kuba ko hari ibyo batatunganije. Kuko nubwo bagerageza gutungana, ntabwo batungana nk'Imana. Ntabwo abantu barimbuka kubera ko ari babi. Kuko niba ari iki abantu bose ni babi. Nta mwiza, nicyo birivuga. Dusomye igitabo cya Zaburi. Zaburi ya 14. Umurongo wa 2 no wa 3. Biritubwira amagambo iti. Zaburi ya 14 umurongo wa 2 no wa 3 bavuga Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Umurongo wa 3 ukatubwira ngo bose barayobye, bose bandurijwe hamwe, nta ukora ibyiza n'umwe. Bose barayobye, bose bandurijwe hamwe, nta ukora ibyiza n'umwe. Rero Imana iramutse ibaye kuturimbura kubera ibyaha twakoze, nta muntu n'umwe ku isi warokoka. Ababayeho n'abariho ubu n'abazabaho bose barimbuka. Kuko nta muntu wigeze akiranuka binyuze mu migirire, binyuze mu mikorere. Birabihamye hano. Bose barayobye. Ese ubwo niba twaravutse twarayobye ni gute twakiranukira Imana binyuze mu bikorwa byacu? Bose bandurijwe hamwe, nta ukora ibyiza n'umwe. Saho gusa. Iyo dusomye igitabo cy'Abaroma igice cya 3 kitubwira ngo iki? Abaroma ibice 3 umurongo wa 11 no 12 aratubwira ngo nta umenya, nta ushaka Imana. Bose barayobye, bose babinutse ibigwari, nta ukora ibyiza n'umwe. Ese abantu ntutekereza ko ukora ibyiza imbere y'Imana? Oya. Niba ari kutekereza utandukanye na Bibiliya. Kandi kwizera kwawe kuramutse gutandukanye na Bibiliya, ko ntaga ko ari ukwizera kuva ku Mana. Ko ari ukwizera kuva kuri Satani, ariko kwizera kuri mbuza umuntu. Kuko kwizera ntabwo ushobora kugira umukiranutsi. Dushobora kuba abakiranutsi igihe cyonyine umuyobozi uyoboye imitima yacu yahindutse. Tuvuka tuyobowe n'umubisekibi na sakiri Satani. Tuvukira mu ruhande rwe, tuvuka rwe databuja. Usibye igihe cyonyine ubuyobozi bwahindutse, usibye igihe cyonyine databuja wacu yahindutse, nicyo gihe n'ibindi bintu byose byahinduka. Databuja aretse kuba Satani akaba Imana, kuko Imana ikiranuka natwe twahinduka abakiranutsi. Ako kuba ko databuja wacu akiri Satani, bitewe nuko Satani ari umunyacyaha, nitwe mpamvu natwe tukiri abanyabyaha. Umunsi amajoro n'amanywa abantu bahora barira ibyaha byabo. Ariko bakwiye kumenya ko impamvu si ukubera ibyo bakora, ahubwo impamvu ni uko databuja wabo akiri sekibi. Kuko biravuga ngo mu gitabo Yohana igice cya 8 umurongo wa 44. Yohana igice cya 8 umurongo wa 44. Birivuga amagambo iti mukomoka kuri Satani, kandi ibyo sora arikira nibyo namwe mushaka gukora. Kandi nihagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Namuvuga ibinyoma, aravuga ibye ko ari umunyabinyoma, kandi n'isi y'ibinyoma. Satani uyu nguyu ntabwo ukuri kwigeze kuba muri we, nta nubwo kuzigera kuba muri we. Ariko birava ngo mukomoka kuri uwo noneho, mukomoka kuri uwo munyabinyoma, mukomoka kuri umuntu kuri kutigeze kuba muri we, kutazigera kunaba muri we. Navuga aravuga ibyo kuko ari se ibinyoma. Uwo niwe twese dukomokaho ku bwa kamere zacu. Bitewe n'icyo rero ntabwo dushobora kuba abakiranutsi mu gihe tukiraho. Mu gihe databuja wacu akiri nguyu, ntabwo dushobora kuba abakiranutsi. Ariko burya Imana yohereje Yesu Kristo kugira ngo dubere inzira y'uburyo ki databuja wacu ashobora kuba Imana. Rero bitewe n'umuyobozi uyoboye umutima wawe, bizagena icyo uzaba cyo. Niba ari Satani uyoboye umutima wawe, amaherezo yawe ni ukurimbuka. Ariko niba ari Imana uyoboye umutima wawe binyuze mu rupfu rwa Yesu Kristo, icyo utegereje n'ubugingo buhoraho, ubugingo bw'iteka ryose.
niyo mpamvu umuyobozi uyoboye umutima wawe ni ikintu cy'ingenzi cyane. Umuyobozi uyoboye ubuzima bwawe ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ntabwo Satani abayoboye, ntabwo Satani ababereye databuja sebuja bashobora kugira ikiruko n'iki na gike mu mitima yabo, ko barabicira biteka umunsi ku wundi amajoro n'amanywa. Niyo mpamvu Imana ishaka ko tumenya igikorwa Yesu Kristo yadukoreye ku musaraba. Ubwo avugaga ngo birarangiye muri Yohana 19:30, yari birangiye. Rwa rusika rwadutandukanyaga n'Imana rwari ruvuyeho. Cya kintu cyatumaga tudasabana n'Imana nk'uko bikwiriye cyari kivuyeho. Urusika rw'ibyaha rwari rusenyutse. Wari umunyabyaha yari yunze ubumwe n'Imana ishobora byose, Imana yera. Ntabwo Imana ishobora kugirana ubumwe n'umunyabyaha. Bishoboka gusa igihe cyonyine urukuta rw'icyaha rwamutandukanyaga nayo rukuweho. Rero nubwo twakwambaza Imana turi mu ruhande rwa Satani, ntabwo Imana yatwumva. Nubwo twahimbaza tukayiramya turi mu ruhande rwa Sekibi, ntabwo Imana yatwumva. Aba turamutse tumenye ngo burya Yesu Kristo yaraje kugira ngo tubere umuhuza n'Imana, icyo gihe turabantu bamenya ngo burya Imana dukunze urukundo rungana rutyo. Yanzi ko nzaba umukiranutsi, nanzi ko nzemerwa ari uko nakoze ibyiza. Naho burya ko ari ukwibeshya. Ese burya Imana yakoreye muri Kristo Yesu kugira ngo mbashe kubemerwa nayo? Ese burya koko umusaraba wa Yesu Kristo nicyo kintu cyonyine gishobora gutuma nemerwa n'Imana? Iyo umuntu amaze gutahura ibyo, ya bintu byose yari yiringiye arabijugunya, biba bihindutse ubusa. Pawulo yaravuze ngo nubwo byarindamo yabitekereje ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ahubwo kuronka Kristo. Ese Pawulo yariringiye iki? Pawulo yariringiye ngo kuba ko ndi umuyuda nkaba ndi umuheburayo, nkaba ndi uwo kwa Benyamini, ndi umutoni ku Mana. Kubera ko nakebwe gukebwa kwiza, ndi umutoni ku Mana. Kubera ko ndi umunyamurava umurimo w'Imana, ndi umutoni ku Mana. Kubera ko ndenganya abantu bavuga Kristo, hambatoteza kubera ishyaka ry'Imana, ndi umutoni ku Mana. Kubera ko ndi umukiranutsi ku bijyanye n'amategeko, ndi umutoni ku Mana. Ibyo byose Pawulo yarabyiringiye, yari yarabirundanije mu mutima, atekereje ko kubw'ibyo Imana izamuha umugisha. Ariko Pawulo amaze kumenya ko nta kindi kintu cyamuhesha umugisha usibye kwizera Kristo Yesu, kwizera amaraso ya Yesu Kristo, Pawulo bya bindi byose arabifashe abitekereza ko ari amase. Bya bindi byose arabifashe abigurana Yesu Kristo. Pawulo mu gihe atangira ko ubuzima bwawe na Yesu Kristo, tubasha kubona ubuzima bwe buhinduka. Pawulo atangiye gufatanya n'itora, atangira kubwiriza ubutumwa bwiza n'imbaraga nyinshi. Pawulo tubona ko yatoterejwe ubutumwa bwiza, ariko Pawulo ntiyigeze arekera kubwiriza ubutumwa bwiza. Pawulo ntawe yangiye ko mutoteza, ahubwo yari afite umutima wo muri Kristo Yesu uvuga ngo ntabwo bazi ibyo bakora. Rero bitewe n'uko umuyobozi wa Pawulo yari yahindutse, Pawulo n'ubuzima bwe bwarahindutse. Igihe kimwe natwe, nubwo twavuze twarashotswe, nubwo twavutse twararindagijwe na Satani, ariko igihe cyose tumenye ko twashotswe, twawe n'umutekamutwe tutaranavuka, turahindura umutware wacu akaba Imana, umutware wacu akaba Yesu Kristo. Iyo mu gihe turi kuyoborwa na Yesu Kristo, mu gihe turi kuyoborwa n'umutima we, ubuzima bwacu buhinduka ubuzima bw'igitangaza. Ndatekerezaga ko nzemerwa n'Imana kubera ko nukoze imirimo myiza, ariko naje kumenya ko izi ni inyigisho zipfuye. Uku ntabwo ari ukuri. Ukuri nuko byananiye kubariza amategeko. Ukuri nuko byananiye kunesha icyaha. Ukuri nuko byananiye kuba umukiranutsi, byananiye kuba uwera nk'Imana. Binyuze mu bushobozi bwanjye byarananiye. Ariko umunsi namenyaga ko natsinzwe, nibwo umunsi namenye ko cyazanye Yesu Kristo hano ku isi. Namenye ko cyamuzanye nuko nyine nari naratsinzwe.
iyo mba narabigezeho, iyo mba nduwera nk'Imana narabigezeho, gukiranuka nk'Imana mba narabigezeho, kunesha icyaha burundu 100% mba narabigezeho, nta cyari gutuma Yesu Kristo aza mu isi kubabazwa karakageni. Ariko impamvu yaje nazi ko azababazwa bigeze hariya, nubwo arazi ko azahura n'umubabaro w'indega kamere nkuriya, ako kuba kwarazi ngo uriya muntu yaratsinzwe, kandi gutsindwa kwe niko kurimbuka. Yesu yaremeye araza aransindishiriza, ntiyansindishirije njyenyine, nawe yaragutsindishirije. Niyo mpamvu kubo gutsindishirizwa twabonewe muri Kristo Yesu, turabakiranutsi ku Mana, turabera ku Mana, turabatoni ku Mana. Ariko abantu bashwa n'ibitekerezo byabo bagakomeza bakabikomeraho, batahari nzabikora hari bizakunda, igihe kizagera. Ariko nta gihe kizagera ngo n'uruwera nk'uko Imana iri. Tubabera gusa binyuze mu kwizera igitambo cya Yesu Kristo cyatambwe ku musaraba. Niyo mpamvu twasomye ngo mu Befeso mu Filipi ibice 2 umurongo wa 5 ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ajya mubwire ko turamutse tugize umutima wari muri Kristo Yesu, tuba abantu banesha muri byose. Tunesha icyaha, tunesha ibigeragezo byose, tunesha igomwa, tunesha buri kimwe cyose mu buzima bwacu, kubera ko Yesu igihe cyose ni umunesha, ahari hose ni umunesha. Ndagira ngo nsome icyanditswe kiri mu gitabo cy'Abakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 19. Abakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 19 aravuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yongeye n'abari mu isi ntiyabikiye abaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Ngo muri Kristo ni Imana yongeye n'abari mu isi. Muri Kristo ni Imana yongeye nanjye ndetse nawe. Muri Kristo ni Imana yongeye n'abantu bose. Bivuze ngo muri Kristo Imana ntiducira witeka. Ni Imana yariyunze natwe. Imana ntabwo ari umupfapfa, ntabwo ari nk'umuntu wisubiraho. Ntabwo ari Imana ishobora kuvuga ngo nari nzi ko niyunze nawe nyuze muri Kristo, ariko bitewe n'ibyo uri kwigira ntabwo ntibyemeye, nisubiyeho, ubwo bwiyunge buracitse burarangiye. Ntabwo Imana yabikora, kuko ko igikorwa cy'Imana gikoze rimwe gusa kandi gihinduka iteka ryose. Niyo mpamvu Imana imaze kwiyungisha nanjye urupfu rw'umusaraba wa Kristo, njye n'Imana twahindutse umwe. Guhera icyo gihe Imana yahereye iba umuyobozi w'ubuzima bwanjye. Niyo mpamvu ubuyobozi bw'Imana ni ubuyobozi bunyerekeza mu bugingo bw'iteka, ni ubuyobozi bunyerekeza mu byiringiro, ni ubuyobozi bunyerekeza mu gutsinda, ni ubuyobozi bunyerekeza mu guhirwa uko ari bwo kose. Mu gihe nyobowe n'Imana ntaho bihuriye no kuba nyobowe na Satani. Satani yanyoboraga no mu kwiciraho iteka gusa. Satani yanyoboraga no mu rwango. Satani yanyoboraga no mu kwiheba, nta byiringiro. Aho niho Satani yanyoboraga. Satani yanyoboraga no mu rupfu rw'iteka ryose, kurimbuka. Ariko ndashima Imana kubera ko yanyeretse ko yamaze kwiyunga nanjye ikoresheje urupfu rwa Yesu Kristo. Imana yariyunze nanjye, njye n'Imana turi umwe. Niringiye ko buri wese yamenye iki kintu. Ese ninde wenda guhebera ubuzima bwawe? Niringiye ko twese twahebera ubuzima bwacu Yesu Kristo akaba ari ubugenga. Nta handi binyura, ni ukwizera gusa ko urupfu yapfuye ku musaraba rwaguhinduye umukiranutsi, rwaguhinduye uwera, rwaguhinduye umuziranenge. Numenye uru rukundo ruri muri ibi ngibi, urukundo ruzaguhindukira byose. Uru rukundo ruzagutera imbaraga, uru rukundo ruzagutera ibyishimo, uru rukundo ruzaguhesha byose, ruzatuma ugera kuri byose. Ninjye ko nta muntu wakomeza guheranwa na Sekibi. Imana amaze kutugobotora ingoyi, ahubwo igisigaye ni uguhindura imyumvire tubana nayo. Kuko muri Kristo yarimo Imana yongeye n'abari mu isi ntiyaba kandi icyo bareba ibicumuro byabo. Ese kuki utekereza ko Imana ikora ibicumuro byawe?
impamvu wari utekereza ko Imana ikora ibicumuro byawe ni uko utizera iki gikorwa Yesu Kristo yakoze binyuze ku musaraba. Iki gikorwa Imana yadukoreye binyuze muri Yesu Kristo ni uko utakizera nta yindi mpamvu. Rero abantu batekereza ko urubanza warabiciraho ruterwa n'uko waba wakoze ibyaha, ariko nabisobanuye neza ntabwo ariyo mpamvu. Impamvu ni uko shobuja watarahinduka, kandi kugira ngo uhinduke nta kindi urakora usibye kwizera ibikorwa bya Yesu Kristo ku musaraba. Ndagira ngo nsome icyanditswe cya nyuma nsoza kiri mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 11. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 11 aravuga ngo kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri mwe, nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se. Kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri mwe, nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se. Ibyo biritwereka twabaye bene se wa Yesu Kristo. Ako se byatanzwe n'iki? Byaturutse kuki? Byaturutse ku rupfu rwe, byaturutse ku maraso yamennye. Bivuze ngo njyewe nawe turi bene se wa Yesu Kristo. Imana iturebye ikareba na Yesu Kristo nta tandukaniro ibona turi bamwe. Turabana b'Imana twese. Niba Imana yera natwe turera nkuko nari yera. Suko ari byo dusabwa gukora ngo twere, nuko twizeye gusa ko Yesu urupfu rwa Yesu rwaduhinduye abera. Rero niba uweza n'abezwa bose bakomoka kuri mwe, twese turabana b'Imana. Ntabwo Yesu yaba ari umwere ngo twebwe tuba turi abanyabyaha, ntibishoboka. Yesu twese yaduhinduye abere kugira ngo duhinduke abana bayo. Ningiye ko twese twagiriye ibyiringiro mu mitima yacu. Niringiye ko uyu mutima nk'uyu wayobora ubuzima bwawe. Umutima nk'uyu uyobora ubuzima bwawe, iminsi yose yo kubaho kwawe uzabaho wishimye. Iminsi yo kubaho kwawe yose uzabaho unezerewe. Uzishima wenyine, ahubwo uzabasha no guhesha abandi ibyishimo. Rero uyu mutima nk'uyu ni ukwiye kuyobora abantu bose. Uyu mutima nk'uyu ni ukoresha mu byo ukora uzahirwa. Uyu mutima nk'uyu ni ukoresha muri sosiyete uyoboye izahirwa, uzatera imbere. Uyu mutima nk'uyu ni ukoresha umuryango wawe uzishima, uzahirwa muri byose. Niringiye ko twese twayoborwa n'uyu mutima wa Yesu Kristo. Murakoze, Imana iduhane umugisha. Soreje hano.